niba apanga gukuramo inda sigaho kuko wasanga ugiye kwica papa, wasanga ugiye kwica perezida, sigaho. Ibi bintu nabimenye kubera ndimo nsoma ubuzima bwa Padre Pio Mutagatifu, ariko cyane cyane aho nabyumvise muri detail neza ni ikiganiro kiba mu Gifaransa cyitwa ngo Sur les pas du Padre Pio, ni YouTube channel nayo ivuga nyine ubuzima n'ibyo yagiye akora. Mutagatifu Padre Pio dukunda cyane, nkunda cyane, wenda namwe mukunda. Rero hari umumama wagiye muri penitensiya avuga ibyaha bye, nkuko mubize Padre Pio yajyaga akunda kwibutsa abantu ibyaha bibagiwe. Arambwira ati ese nta cyaha bibagiwe utavuze? Umudamu nyine ntiyanabyibukaga, yari yarabikoze kera. Hanyuma Padre Pio arambwira ati ngaho funga amaso. Undi arayafunga, turabona iki? Ati ndabona umutambagiro mwiza cyane ahantu hameze nko ku rubuga rwa Mutagatifu Petero i Vatikani. Ati umutambagiro ndabona hari umuntu umeze nkaho bagiye kwimika, abantu bamutwaje impeta, imyenda ari bwambare amaze kura. Ndabona ari ceremony hari ngira ngo yo kwimika papa. Ndamubwira ati rero atangira kumbwira ngo wishe uriya papa ari kuba yimikwa. Ati watwise umwana, Imana yarageneye ko azaba papa, hanyuma waramwishe wakuyemo inda. Umugore arumirwa, namwe mutekereza ibyo bintu, ibintu atarakibuka, ariko mumvaje n'ubwo basha bw'Imana bwari muri Padre Pio, ku buryo muri ako kanya abona ibyo bintu n'amaso ye, umugore akabibona n'amaso ye. Rero uwo mwana inda zose tuba ngo zirasa, ariko Imana ikirema umuntu imufiteho umugambi w'umwihariko. Buri muntu ni ikinege mu maso y'Imana. None se ntago tubona Imana ibwira Yeremiya iti nakwitoreye utaravuka. Rero Imana ituzi tukiremwa umunsi wacu wa mbere, kandi dufiteho umugambi twe tutazi. Rero umuntu, umugabo n'umugore nabafasha b'Imana mu kurema, ariko ikiremwa kivuyemo ni umwihariko w'Imana. Ubwo rero nta bubasha n'uburenganzira ufite, ububasha bwose urabufite ko n'icyaha uragikora, ariko nta burenganzira ufite bwo kwica umuntu, nta burenganzira ufite bwo gukuramo inda. Niba rero wabipangaga sigaho umuvandimwe. Niba hari n'umuntu kugishaga inama ati mbigenze nako natwise nabishaka, ese nkwe ya pirire, ese mbigenze gute? Tekereza neza, utekereze kabiri. Ugiye kwica umuntu ntuzi icyo ari buzabemo. Abanyarwanda nibo baca umugani ngo abana bato ngo ni nk'ibihembe by'inka ngo tutazi iyo bikura bigana. Rero uko tuzamera ni Nyagasani ukuzi, kirazira kwica niyo yaba ari urusoro. Hasinyizwe Imana n'abamarayika n'abatagatifu bayo. Nawe waba umutagatifu, erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimo wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigizwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubasa urugo.